muri kiriya kiganiro ntabwo Regan yari ahari. Regan yari i Cairo yaranye na PRFC. Uravugisha ukuri? Lorenzo yari muri studio araza kutubwira. Okay, ko numvise n'ijwi gize. Reka nsigaye mfana kabumbu kurusha ibintu byose. Umva Lorenzo. Kiriya kiganiro Regan nta wari urimo? Ntabwo yarakirimo, yari mu kazi, yari mu Misiri. Umuntu ufite ijwi nk'irye mwari kumwe n'inde? Ndumva nari kumwe na Axel, na Kwizigira, na Iberi. Usibye ko bijyanye n'ikiganiro Swakim nk'uko bizi, ikiganiro kirategurwa, ikiganiro si cy'umuntu umwe. Ntekereza ko ntabwo ndaza gusobanura cyane bijyanye n'ibyo twavuze n'impamvu twabivuze. Ariko mbere y'uriya mukino KNC arabizi neza ko kuva yatangaza isaha y'umukino byakuriye impaka cyane mu bafana, kubera ko hari undi mukino nawe ukomeye nawe abafana bari bakeneye kureba. Urebye na campaign uburyo yabikoraga, ahamagara abafana ba Rayon, aba APR kumucalenjinga. Rero ntekereza ko byari bikwiye kugira ngo wenda niba byari no gushoboka yahindura amasaha, kuko nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru kureba iriya mikino yombi byasaga n'ibidashoboka. So ntekereza ko kumucalenjinga nta igihe gihagije cyo kuba n'umukino petetere wa Urimo kumwumva? Oya, ni network ariko ingene bisanzwe. Lorenzo gerageza use nk'urira igiti biraza kudufasha. Ushaka ahantu hari network cyangwa uteka akamoto uje kuri banke. Buri abantu ngo hano ubanacoma ukajya nko kuri banke ikwegereye ugakoresha network. Ndumva nari mfite network nziza. Shakwa ari kwenda space iri manu benshi cyane, ariko ndumva nari mfite internet nziza. Ikiganiro cyabaye kuwa kane, urumva match yari kuwa gatandatu, kubera ko yari ibangamye, donc ari amasaha udashobora guhuza aho match zombi kandi zikomeye mu bijyanye no kubona amayinite. Unakoze Eric oya internet tuba tuvugira abafana cyane. So ntekereza ko kubera ko ikiganiro cyabaye kuwa kane byarashobokaga ko yahindura isaha, nicyo nge natekerezaga, kuko hari claim nyinshi z'abafana bifuza gukurikira imikino yombi. Wa umukino wa Gasogi na Rayon wari saa wagomba kuba saa moya, no APR na Pyramide wagomba kuba saa 2. Izo ni critique zisanzwe kuri fixtures, birumvikana kandi tubikorera mu nyungu z'abafana. So ikigaragaza ko bitari personal nuko kuwa gatanu mu gitondo KNC twaramutumiye, kandi tumutumira ku bushake bwacu. Twamutumiye mu kiganiro anga amasaha, ibyo arabitwumvisha ko kandi ntacyo bitwaye. Bwari umukino wa APR uri saa 2, abantu bashobora gukurikira match imwe bagahitamo, cyangwa se yarangira bakajya no kureba iminota isigaye ku yindi match. Ndumva ikiganiro cyo kwa gatanu cyarangiye we were good. Twari kuri page imwe, twaramutumiye mu kiganiro. Murumva ko niba twaramutumiye akabisobanura ntabwo twaboganye. Ibijyanye na critique twabikoze kwa kane, twumva ntibihagije. Kwa gatanu turamutumira, aho ndumva turi kumwe. Yarabisobanuye ari mu kiganiro, yagomba kuza live, ariko kuri live arabura, avuga ko afite gahunda nyinshi, ko yari muri twa radio menshi. Tumuhamagara kuri telefone arabisobanura, anaradushimira. We were all happy. Birashoboka ko atari yakumvise ibyo mwavuze kuwa kane, mwamubwiye ko kuwa kane mwari mwamuvuzeho. Yari yabyumvishe kandi byari byanamubabaje. Abanyamakuru avugana nabo cyane yari yabwiye ko atishimye. Nabyo byatumye tumutumira kugira ngo tujye kuri page imwe, hatazamo kumva ko hari uwamukoreye anti campaign kubuza abafana kuza kureba match ye. Twari tubizi ko atabyishimiye, kuko hari abo yabibwiye. Tumutumira kuwa gatanu. Ibyo mwakoze ni ikiganiro cyarangiye turi kuri page imwe, na nyuma agaye nka groupe tuvugana nawe kandi yari yishimye, yari happy. Ntabwo natekerezaga ko bizarenga kuwa gatandatu kuri match, ku cyumweru kuwa mbere bikarenga kuwa kabiri akagarura iyo dossier, kandi icyo atari yishimiye twari twagikoseye kuwa gatanu, twe amahirwe kugikosora
kandi yari yanyuzwe pe. Ibi ni ibintu byumvikana kuko ni ikiganiro cyumvikana, abantu bose babacyumva, ibintu mvuga barabyumva ko ari ibyo ko byabaye. So murumva rero vraiment twaragerageje, ntabwo twamukorera anti campaign kuko kuwa gatanu ntekereza ko yari iniguye, yagaragaje ko atishimiye umurongo twabitwayemo kuwa kane, kuwa gatanu yari iniguye. So sinekereza ko rero hari ikintu cyakaba yari ikibazo cy'uko twabuje abafana kuza, kuko twamuhaye umwanya yikorera campaign, tunaramufasha kabisa dusobanura ibintu neza kandi yararyohewe. Abantu bashobora kujya kureba ibiganiro kuri YouTube, ikiganiro kirahari aho ndumva vraiment turi kumwe. Ikindi kibazo nanjye rero natunguwe no kumva kuwa mbere mu gitondo abigarura. Lorenzo, Radio Rwanda mwogeje ihe match hagati ya Gasogi Rayon na Pyramide APR? Ndumva kuko nje ntogeje, ariko ndumva match zombi zarogejwe. Okay. Yeah, match zombi zarogejwe kuko dufite aba commentators bahagije mu Misiri bariyo, ku mahoro bagiyeyo. Match amakuru naherutse rwose barayipangiye kandi yarogejwe. Okay, reka tujye kuri page yindi. Niba Godfather ku bya match unyuzwe, tujye noneho ku byabereye kuri Stade Amahoro. Godfather, ahanga ndabaza Lorenzo akantu gato. Lorenzo, mu majwi twumvishe yo kuwa kane harimo icyo nakwita nka anti campaign. Ntabwo Ken Simuzi, sindi no kumuvugira, sindi n'umufana we, mfite ukuntu yirata anabyumve, ntabwo ngiye mwemera, ariko hariya ngiye si nuko nyine nuko yiyora kuyimva, ndabikubwira. Ken Si ntacyo mfana we, ni umupapa w'umukozi wakabaye Rumodo, ariko urya akora mu mbona susukura. Ibyo ngibyo rero bituma ntamufana, wasanga mwibeshyeho kubera ntamuzi. So ahangaha twitegereje habayemo kumwibasira cyangwa nicyo nakwita anti campaign, kugera naho mwakoresheje amagambo avuga ngo Radio Rwanda yo ayibagirwe. Ndakurikira amagambo mwakoresheje aho mwageze naho muvuga ati Radio Rwanda kumushyigikira, Radio Rwanda yo ayibagirwe pe. Ibyo ntabwo byavuzwe. Oya, nari mu kiganiro, ibyo ntabwo birimo. Urumva bana ushobora kuhafata ibintu byarimo ntubihindurire imvugo, ntabwo byarimo, ntabwo byari bimeze gutyo. Give me a second, kuko turanga kugira ngo dusase inzobe ibi biveho n'iyi mubiri icike. Aya ni amagambo yawe na bagenzi bawe. Yego, abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Niba Teresa bashaka nabashiriye match saa 12 bagere saa 11 azari saa 2 basibe bagiye saa 2 bagere gukererwa kwinga. Ntabwo nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru, ariko ubundi nanjye kakira match najya kwireba. Ese ubwo twebwe abo nabanze ko APR twebwe tuzaze kwa gutizo match, abo nabashoka bivuga nibi match ntabwo yo gumaho no foje kwayo bageze half time. Oya, half time se bagukorana. Ese half time ya Rayon tukajya muri Pyramide cyangwa rero twayiyo besha se wanjye ntabwo najya muri stade aho tuzazikora match of saa moya makuru iki ntabwo najya muri match zo kwitegera nyine saa moya match ya saa moya ntabwo tuzayiga saa moya. Ese umoja muri stade saa moya kwa penalty ya saa moya na makuru saa mbili Pyramide na match ya saa moya match kuri televiziyo Rwanda araje abantu bose bahangire kumira yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match abari bakeneye ko Pyramide abapera bakeneye kumva pe. Ukiri ahangaha uyu mugingo wavuze ngo abari bagomba kumva Pyramide. Twaje kureba ibyo Pyramide yakoze, abantu bose bafanaga Pyramide murabaheza nguni murabazarendo. Reka dukomeze. Ereri ya kabiri yakoze mu gutegura match, ereri ya mbere ntabwo ndibigarukeho, hari ibonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign. Ereri ya kabiri yakoze mu gutegura match saa moya, hari match mpuzamahanga saa 2. Ubwo nyine urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa. Urabyumvishe Lorenzo? Radio Rwanda ayibagirwe. Mwemeze gato ambiri. Ubwo nyine urwego rwa Radio Rwanda yibagirwa. Naje gutegurira ama events ndamwemera pe. Ariko urwego rwe narubonye. Naje kuri ntabwo ibindi ntabwo ndibuze kugusubiramo n'abikindi. Umva gatoya. Wikwirwa ubisubizamo. Okay, wikwirwa ubisubizamo birumvikana kuko ari nge wabajije. Icyo mbivugaho, urumva turi abanyamakuru, turi n'abanyamupira, donc
urumva ko ubyumva neza mu majwi harimo emotion kubera ko natwe ubwacu ntabwo twabyumvaga, natwe ubwacu byari bitubangamiye. Reka nguhe urugero impamvu donc twaba twanara twawe n'ama emotion natwe nk'abanyamupira n'abanyamakuru. Urabona match ya APR na Pyramide ni knockout stage ya Champions League. APR yashoboraga gukora ikintu itigeze ikora mu mateka yayo ikajya mu matsinda. Umunyamakuru ugomba kujya kogeza match ya Gasogi na Rayon, match ya championnat isanzwe ushobora no kuzareba retour, ntabwo we kubera kumva afite na focus ntashobora ari kuyireba. Urumva deja ni history na mateka ushobora kumucika. Ubwo nkanjye naravugaga ni ari nkanjye bohereje kuyogeza sindebe APR peut-être ikora amateka uko byarashobokaga. Mwabonye natsinda n'igitego cya mbere ni ibintu byashobokaga. N'abandi rero mu mitima nuko nta muntu donc wumvaga yiteguye kutareba APR ikora ikintu gishobora kuba amateka itigeze ikora amateka yayo. Ndumva logique muyumva. Ntabwo byari anti campaign. Match za Gasogi iteka ryose afite match ikomeye turamutumira agatumira abafana tukanamufasha tujya muri press conference ze na press conference itegura match twohereje umuntu. So icyo kintu mwumvaga kimeze nka emotion cyo gufuheza inguni ni ikintu giterwa nuko nyine match kuvuga ko igomba kuba amasaha arabagomba kujya kuyogeza kandi bagomba kuba bayiriho. Sinonime yuko batagomba nyine kureba gukurikira match ya APR na Pyramide. So ngira ngo nanjye none ubu ndabyumva ko harimo emotion, harimo peut-être kurengera, ariko ntabwo ari anti campaign yateguwe yanogejwe. No ndimo nivuga ndi hano Kenisi na Gasogi ni umuntu wacu, umuntu dutumira mu biganiro, umuntu tuganira muri press conference, umuntu dutumira mu busesenguzi, ibintu byose tubibanamo turabikorana. Nta kipe turi against yayo, nta kipe navuga ko tutifuza kwikorera amafaranga kuri stade cyangwa se n'abafana. Icyo cyo cyumvikane neza, ariko nta muntu ufite nta muntu wumvaga yiteguye kujya iremera ntarebe match ya APR. Kindi kandi byari bikiri kwa kane uko nabivuze, mwabyumisha ko twaravugaga ngo bayishize ku isa 12 ko muri stade Amahoro nta kindi kintu kirimo. Twatekereza ko ashobora kuba muri iyo flexibilité, pourquoi pas match kaba yajya saa 12 yarangira saa 2 abantu bakikubura bakajya kuri match ya APR. Urumva icyo twarwaniraga ishaka ni iry'umupira, ni iry'umupira kinyamupira. Nta muntu navuga ko yarafite ikintu kiri against Gasogi cyangwa kiri against Kenisi kuko yabivuze. Nawe arabizi peut-être nawe ni emotion na interpretation wenda yabyo, ari cyangwa se na deception wenda nyuma y'imibare wenda ari yiteza atabonye kuri stade, ariko nawe arabizi ko uruga rw'imikino n'abanyamakuru buri umwe mu mazina yacu nta muntu ufite ikintu apfa nawe, nta muntu watekereza kumukorera anti campaign. Ibyo ngibyo arabizi, nekereza ko mu mutima we arabizi kabisa. So ahangaho dufatanye ntabwo n'indimi ku kiganiro cyo kuwa kane. Ahangaha ho ntekereza ko ndi ku ruhande rwa Kenisi 100%. Ayo ma emotion mwakoresheje, ngewe ntabwo nkunda ibintu by'umupira, muze kumfasha. Ntabwo mu bintu by'umupira bura, ntabwo umupira. Umunsi nagiye muri stade Amahoro 2000 na kangahe, igihe abantu bakera murabizi, umunsi Amavubi yigeze gukina na Egypt, nasibye itike nabuze itike y'itike yagomba kuntwara Nairobi kubera kujya kureba umupira bako dusohoka. Kuva uwo munsi nazinutswe umupira n'uyu munsi, niyo mafaranga nari mfite yonyine y'itike ya basi iransika. Kuva uwo munsi n'uyu munsi niyo ndebye umupira kuri televiziyo mvimyona. So ntabwo nibuze gushyiraho comment. Aho ngaho rero hose nka Uswakim ni umunyamakuru mukuru adufashe kumva ikintu twashoboraga gukora nyuma y'ikiganiro cyo kwa kane. Nyuma y'ikiganiro cyo kwa kane kwa gatanu twasabwe gukora iki twaragikoze. Aho araza kumfasha, ariko ngiye kuvuga nk'umuturage cyangwa nk'umuntu niko kwanga ndi kureba Kenisi nk'umu businessman, sibyo? Wari wakoze campaign, wari washaye amafaranga y'akayabo mu mukino nk'uriya, agatumira abantu batandukanye. Hanyuma ngiyewe nubwo uvuze ngo mwakoresheje emotion ukavuga ko atari anti campaign, ngiyewe ndaza kubyita anti campaign. Nanasabe niba bishoboka nkuko navuze ko mwakoresheje emotion mugakora ibyo mutagombye gukora, muzegere Kenisi mwisegure kuri kiganiro cyo kuwa kane. Kwa mushobora
kandi kuwa gatanu aribyo twakoze twaramutumiye gatanu ibi ngibi byo nge ntabwo byo kuwa gatanu mbizi ntabwo twigeze tubyumva tukubwiye twumvise byanagiye urumva rero ikibazo ntabwo yabigarutseho kandi nibyo biri latest kuwa gatanu twaramutumiye twaricaye tuti ntabwo byaba biri fair mu by'ukuri turamutumira kubera ko ntabwo byari byamushimishije twaramutumiye aravuga turamufasha dutumira abantu arinigura twamuhamagaye nyuma y'ikiganiro he was happy very happy ikindi kintu twagomba gukora kwa gatanu kuko twari tumaze no kubona ko amasaha atari buyahindure twamaze kwiyakira twaramuhamagaye twari twamutumiye ngo aze live akore campaign yinigure icyo twaba tutaramukoreye neza tunaramusapotinga okay aha tugiye kuvayo narangiza kubisobanura ya buri burengero oya ariko nagaruka Lorenzo arahari so tugiye ushobora kuzakurikira match ya APR kwiza izatangira saa 2 urumva ni muri mitaka kabiri ya match yo muri stade yavuze ko yivugiye ko ari uburyo yateguye abantu bashobora kuzakurikira match bari muri stade amalink bashobora gukoresha kuri telefone yarabivuze rwose turamusapotinga tukabona isawa abantu bazaze ntabwo byamunyuze rero ikintu kuba kukiyabyirengagije ko ibyo bintu twabikoze umunyamakuru yakoze ikosa agakora inkuru ibogamye kwa ikosoza indi igororotse ibyo bintu ko twabikoze iyo remedy ko twayikoze ikindi twagomba gukora kirenzaho ni Lorenzo ibyo yavuze uyu munsi narebye ikiganiro cyarangiye ntabwo yageze agaruka ko kwa gatanu twamutumiye kandi twamfasha gukora campaign twarabikoze n'abakoze kwa gatanu twabikoze so Lorenzo ntabwo rero aho ntabwo ntekereza ko ntabwo ntekereza ko hari ikintu twagomba gukora umuntu wumva ikiganiro cyangwa se wumva ayo majwi yashize hanze mu kiganiro birashoboka ko Lorenzo atarimo kumva nyine harimo anti campaign ariko icyo twasabwaga gusubiza ibintu mu murongo twarabikoze mu minsi birakurikiye okay Lorenzo uranyumva twarabikoze pe kandi mu buryo buhagije Lorenzo uranyumva ariko se kabano nityo mic sinzi na muri mo kunyumva kabano niyo mpamvu uri Lorenzo ntabwo twumva yawe umuhamagare twumve bakumva wowe Lorenzo uratwumva yego ndakumva arakwongera zamuke ko ntabwo ari kutwumva ntabwo abantu benshi bakumva bava kuri space bongera oya nitwe tutamwumva ni Godfather na Oscar Kim batamwumva Oscar Kim na Godfather sawa erega nimwe b'ingenzi hano cyane ko nimwe mutuyoboye mubwire ko host na host batari kumwumva agenda garuke aha yagiye kugaruka agaruka rero ibi bintu abishyizeho umucyo ariko kuri uru ruhande nubwo Kenisi ibi bintu ku muntu wese Oscar Kim uraza kudufasha kuko nawe ari kuvuga ko nk'umunyamakuru ngiye nk'umutura gusanzwe nk'umuntu byagombaga niba kutinga akantu kandi urumva kuri kumvugiramo uri nabonaga ari Godfather uri kunyumva ndakumva okay urakoze cyane kabano uri kunyumva ndakumva hasi ndimo kumvikana mushyireho udutima so Lorenzo iki ngiki Oscar Kim ndashaka nk'umunyamakuru kuri iki kintu ndashaka kugira ngo ahangagira ikintu kivugaho Oscar Kim tutitona kivaho okay urakoze cyane Godfather mwese ko muri space murakoze cyane Lorenzo urakoze gusobanura biriya byababayeho bitubaho twese twe dukora morning shows aho host rimwe na rimwe nawe atanga ibitekerezo ni nayo modo isigaye iriho mu Rwanda na KNC ubwewe na Angeli Mutabaruka hari igihe batanga opinion bavuga ku muntu cyangwa ku rwego nibaruha ijambo uwo munsi bakazaruriha ejo ibyo ni ibintu bisigaye ariko dukora itangazamakuru cyane muri bino biganiro bya live talk shows biba buri munsi ntabwo iteka n'igihe cyose ikintu ugiye kuvuga ku rwego runaka k'umuntu runaka wabona uko umuha umwanya nuko twabyakiriye nuko itangazamakuru ryacu byarangiye ryubatse so Lorenzo nakwizigira chef wabo nk'ikiganiro cy'imikino cyangwa se ishami rya siporo hariya muri Radio Rwanda urumva ko uri uvuga ngo Radio Rwanda yibagirwe ni kwizigira Jean Claude urumva Radio Rwanda yibagirwe ngewe rero nanjye nababaye Lorenzo nzi ko bira bintu mwabivuze nko kuwa gatanu cyangwa se kuwa gatandatu match iri bubi ariko ubwo hari hakiri
amasaha iminsi umunsi umwe n'amasaha ni byiza kuba mwarahaye ijambo KNC kugira ngo atange his side of the story. Ikindi uremeza yuko mwana mushyigikiye mukamufasha guhamagara abafana ngo bazitabire match. Ikindi batubwiye nuko nyuma y'icyo kiganiro mwamuhamagaye off air akabagaragariza ko yanejejwe nuko mwabigenje. So ubwo rero nuko hano nyine tuzajya dusesengura nibirangira bitugarukane. Byanze bikunze iyo abafana yari yiteze kuri stade baza ku mubare ushimishije, iyi backfire yakoze mu gitondo, niba ari mu gitondo cyangwa ejo kuwa mbere, ntabwo iba yarabaye. Ariko ubwo bisinzi uko muzabigenza, byanze bikunze ndabizi ko muziyunga nk'umuntu utunze ikipe akeneye ikiganiro cyanyu, kandi kigaragara muri inshuti nanabivuze na mbere y'ukuza, kuko ikiganiro cyanyu ndacyumva iyo ndi kuva ndangije zinduka. KNC n'umwe mu bantu mutumira kenshi, nkanatekereza ko ari uko aryohereza audience yanyu, agira clips ziryoshye cyane, ziryoshye ariko. So biriya by'isaha rero wanatubwira ese koko ni Rwanda Premier League igena isaha, ni Ferwafa nta jambo KNC nka host agira ku isaha match iri bubere? Ese amasaha ntaba yaragenwe kuri kalenda nkuko tubibona i Burayi? Gisubizo wihuse kugira ngo tutabitindaho, kuko Semuhungu nawe dukeneye kumwumva kuri iriya case yindi. Bo ngenda banza ngo hamirize ko KNC tumuhamagara nyuma y'ikiganiro yagaragaje utmost satisfaction, kwishima kwa nyuma gushoboka, kubera ko hari ibintu navugira kuri space ariko nk'umunyamakuru tekereza uburyo umuntu yagaragaza ko yishimiye ikintu mwamukoreye cya nyuma bishoboka. Yagaragaje ko yishimye bya nyuma bishoboka. Niho duherukana kuvugana donc bijyanye na kira kiganiro kwa gatanu. So kubijyanye n'amasaha, Rwanda Premier League n'abatanga mastade, urumva equipe mbere uko champion itangire, equipe itanga ibuga izakiriraho, ariko gusaba stade Amahoro urumva byo ni special case, kubera ko stade Amahoro ntabwo amakipe yakiriraho match zose, urumva bayisaba mu buryo buri special. So usaba stade, tekereza ko ikintu cyo kugena isaha cyari hagati ya KNC na Rwanda Premier League n'abatanga stade, donc abafite stade y'Amahoro mu maboko yabo, kuko itaragira rwiyemeza mirimo y'icunga, iracyari ya ministeri ya abo ngabo nibo bonyine bagena amasaha uko ari batatu. Ariko obviously club izakira ibifiteho ijambo kubijyanye n'amasaha. KNC we rero bisobanura, yavuze ko atari we wagennye isaha. Turabyubaha, twarabyubashye, ntabwo twabirwanyije. Ubwo yabisobanuraga ubwe avuga ko atari we wagennye isaha, nta kintu twarengejeho, kuko niba rubivuze hagati ye na Rwanda Premier League n'abatanga stade Amahoro twe ntiturimo. So icyo yavuze twaracyemeye kandi turanyurwa, ntabwo rero byari bikiri issue, twabyakiriye uko bimeze. Si n'ubwa mbere haza fixtures tubangamiye ku bijyanye n'amasaha. Hari amakipe murabizi case zeruka, amakipe yavanwe saa 12 kubera amatara yo muri Kigali Pere akajyanwa saa 9, abandi saa 6 n'igice ku izuba. Donc ibyo bintu bibaho cyane muri birahagije. Reka tujye ku yindi ngingo. Lorenzo rero ntabwo warahagarariye aho ngaho, nyuma yo gusesengura ibyo mwavuze n'ibyo mwanenze byarabaye. Stade yari yambaye ubusa, reka mbivuge gutyo, nubwo abayirebye muze kumbwira nuko byagenze. Imbaraga KNC yakoresheje mu gukora advertisement aho yagiye yifashisha ibyamamare bitandukanye, ntabwo we warekeye aho, ntabwo wakomeje mu kiganiro ngo ikiganiro mu gusesengura, kandi nk'uko wakomeje kubikora mu gisata cy'umupira w'amaguru. Ibyo wakoze ntiwahagarariye aho. Ujya no mu bantu yifashishije mu kwamamaza, ureba umwe ku wundi nabo urabasesengura.
aho wagiye ukagenda ukavuga ko bitari bikwiye ko umuntu nka Semuhungu udafite ikintu azwiho akora yamutumiye nkande nk'iki kumva Godfather uretse mvuga neza wimvuga na sano ufite ngo nkusa udafite ikintu akora banga hano mu Rwanda guhera 2018 ndaguha ijambo ndigukotinga amagambo yakoresheje Semuhungu nonsense mute your mic ndigukotinga amagambo yakoreshejwe genda gake ndigukotinga amagambo listen to me uko yabivuze ntabwo ariko biri tega atwi ninde se ugutunze uri gukotinga ndigukotinga amagambo genda gake reka nze mute your mic so kandi ongera kunzamura ijwi urabizi ko nanjye sukara ngize zamukana abazimu bakazuka my friend abazimu bo muri Kongo bararuta nabo muri Gisaka tongera kunzamura isukari nanjye itazamuka so aramvanze so Lorenzo nyuma yaho wafashe umwanya urasesengura urabikurikirana akantu ku kandi mu kiganiro wakoranye cyangwa umunyamakuru Gasuku aguhamagara wakoresheje amagambo ugira utya uti ntabwo bira bintu tugiye kuza mbere ko twinjira muri stade mbere ko ninjira muri stade nibyo wavuze byabaye muri stade n'uburenganzira bwo gutanga opinion nko kwabivuze cyangwa uraza no kubidusobanurira tubwira impamvu ibyo muri studio byarangiye ukajya no gusesengura ukuntu umukino wagenze ukagera no kuba wamamaje abakoresheje amagambo uvuga ngo ntabwo bakagombye gutumira Semuhungu ni nayo mpamvu nyuma akimara kubona igitutu Kenisi akimara kubona igitutu ko ibyo yakoze bitari bikwiye ko atumira umuntu nka Semuhungu yahise amukura mu bantu bagombaga kwamamaza niyo mpamvu kuri platform za Kenisi n'ibinyamakuru bye hatigeze hagaragara ishusho ya Semuhungu agasigara yiyamamaza wenyine Kenisi we yanze kumukoresha nyuma yuko abonye igitutu ko bitari bikwiye ko Semuhungu agaragara mu bantu bagomba kwamamaza uriya mukino biragaragara ko akurikiraga akantu ku kandi mbere yuko twinjira kuri video yatumye n'iyi space baciye ibintu aho bivugwa ko wibasiye Semuhungu ku rwego rwo hejuru ariko ntibirenga aho ngaho ahubwo ukibasira Semuhungu ariko ubyitirira Kenisi kugira ngo ugaragaze Kenisi nk'umuntu mubi wakoze ibintu bidakwiye bamwe bakavuga ko uri kwibasira Kenisi ukabinyuza muri Semuhungu kugira ngo usenye Kenisi yewe bikavugwa ko ibingibi ari inzikwa umufitiye nyuma yuko wamusabye akazi akakakwima igihe utari ufite akazi bahuje ibintu byinshi ndavuga ibyo nibivugwa ariko Lorenzo ariko reke mbivugeho ntarabyibagirwa ko hari ibinyoma byinshi reke mbivuge ntarabyibagirwa ko bigira ndasoje kuko ushaka kugira ngo uheze headline impamvu ibintu byabaye akasamutwe aha habaye bakavuga bati habaye kwibasira Semuhungu ni gute yakurikiranye akamenya ko Semuhungu abantu bashyize igitutu kuri Kenisi kugeza aho bamuvanye mu bantu bari kwamamaza uriya mukino ibingibi ntarimo kwibasira Semuhungu bikabije ntabwo amuhereye kuri video ahubwo yamuhereye kuri publicity yagombaga gukora ndabinyuramo igitutu so turashaka kugira ngo mbere ko tugera ku ngingo nyamukuru ya video ya Semuhungu wa postinze yawe uraza kuvata umwanya y'ibyabereye muri stade manza uhere kuri yo advertisement mbere yuko twinjira muri show ku ngingo nyamukuru manza uvaneho icyo kintu urakoze hari ibintu nyine birimo by'ibinyoma mu kiganiro cya Kasuku narakirebye hamagaye ari live ariko ibintu harimo yabanje kuvuga ibinyoma byinshi ko atari kuri televiziyo ngo mbanze kumva ibintu yaramaze kuvuga ariko harimo ibinyoma byinshi umuntu wavuze ko nasabye Kenisi akazi akakanya imigenda hari mfite akazi bigatuma mugendaho ntabwo ari byo nta na rimwe nigeze nsaba Kenisi akazi na rimwe iyi ni space nawe yemereye kuyizaho ntabwo rero wahavugira ibinyoma Kenisi nigeze musaba akazi na rimwe of course ni umubosi afite igitangazamakuru n'umunyamakuru nakamusaba bibaye ngombwa ariko ntibyeze biba ngombwa ntabwo nigeze musaba akazi so nta mpamvu nimwe rero mfite yo kumugendaho icyo cyo rwose umuntu wakivuze ndumva ko ari
ari gushaka views gushaka grounds ibyo ashaka kuvuga ariko ntabwo nje nigeze ngirana ikibazo na Kenisi kwa ntigeze anyima akazi sinigeze musaba akazi ufite wigeze no kumpropose akazi sinagafata Kenisi sintunga nimero ye na nimero ye ngira sindamuhamagara ntaramuhamagara ashobora kuba atagira nimero yanjye nge wigeze kumpropose akazi turi kuri stade sinakora suivi ngakurikirane so icyo kuvuga ko yanyimye akazi ntabwo ari cyo rwose naho bihuriye ntabwo yigeze anyima akazi nta nako nigeze musaba icyo ni icyambere icya kabiri kubijyanye na campaign yo kwamaza match n'abahisemo gukoresha urumva ni ibintu bimaze igihe bishobora bigiye kumara nk'ibyumweru 2 n'igice cyangwa se 3 kuko hagati ya match ya Gasogi na Rayon Sport yatangiye kuyamaza hakirimo izindi match ebyiri murumva ko bimaze igihe kirekire ibyo navuze kwa nibyo nanditse kuri X nyuma ya match nka reaction y'ibyabereye muri stade bijyanye na showbiz bitajyanye n'umupira ntabwo ndi umuntu uri homophobic sinekereza ko hari n'umuntu wigeze ambona hari ku rubuga urwarirwo rwose ntuko umuntu ngo nuko ari umutinganyi ngo nuko ari icyo ibyo ntabwo nyabikora nta muntu nigeze ntuka ko ari umutinganyi wundi mu buzima busanzwe Semuhungu twatangiye kuvugana kuri Instagram kuva muri 2020 arabizi ko ntigeze mutuka kubera sex orientation yiwe ntabwo nigeze mutuka ikintu na kimwe muri chat zose kuko iyo ndamuka naramutse kubera ko yagaragaje chat twagiranye yaba yazigaragaje ntabwo ushobora gutuka umuntu kubera sex orientation yiwe cyo gisobanuke so nta kintu mfite kiri against ubutinganyi cyangwa se gayism yewe na lesbiancy so ikintu rero navuze kwa Kasuku ni nk'icyo nanditse kuri X na Semuhungu buryo twajyaga tuvugana ntekereza ko najyaga mbimubwira mu buryo buri clear njyewe ntabwo nemera living together nemera ko abantu bakora ibitandukanye bashobora kubana muri society ariko ntabwo nemera icengeza amatwara ry'ibintu runaka donc ntemera njyewe na societe urebye majority y'abantu batemera mutinganyi cyangwa se umuntu ubana ushobora kuryamana nabo bahuje ibitsina ntabwo ari ibintu ndi against yabyo ntaho mbirwanye ariko icengeza amatwara kuko buriya nubwo ntari umwana ariko nanjye hari amatwara wanshengeza amakanjamo so ni kuri safety mbere na mbere yanjye n'abandi abato abakuru ntabwo byo mbyemera so maze rero kubona iriya video yo muri stade Amahoro harwo ari video imwe nyinshi Semuhungu ibintu yakoraga tekereza ko mbere iriya video atari yarigeza mbona mutuka cyangwa se mumbwira n'abantu hariho hose ariko nyuma yo kubona ziriya video I was in a shock Semuhungu we yivugiye sinzi shene ejo bundi yavugiye bamutunze mikore kuri stade avuga ko yaruka muri stade ngira ngo yavuze 2014 niba mbyibuka neza ashize imyaka myinshi bivuze ko ntabwo ari umuntu ukunda kujya muri stade cyane na knowledge ibintu bibera muri stade rero y'umupira w'amaguru ashobora kuba atafiteho ubumenyi buhagije stade Amahoro n'ahantu ni public space itagira ijonjora ry'abagomba kujyamo bigendanye n'ibyiciro by'imyaka twe tujya muri stade buri munsi tubona ababyeyi bambitse amafurari abana bato hana abakobwa abana abahungu batoya bajya muri stade ntawe wakindanga muntu abantu bose byiciro byose bemereye kujya muri stade kubera ko umupira n'abakina umupira za academy n'abantu batoya umupira bama abantu batoya cyane so nge ntabwo rero numva logique iyo gukora ibintu mu maso yanjye n'abandi batari bake bigaragara nk'ibikojeje isoni Kasuku yambwiraga ko kwari gutrekinga cyangwa se kubyina kumansura bisanzwe ariko nabyo bamwe ibyiciro hari gutrekinga bibera muri night club hamwe basaba ibyiciro by'imyaka kugira ngo bemerere abantu kujyamo donc hajyamo abantu mu buryo buri selective ariko hari twerking zigaragaza sexual intercourse simulation ntekereza ko zidakwiye kubera muri public ahantu siritu hemereye kugera abana so ntekereza ko nk'umuturage w'umunyarwanda tubanemo none nk'umunyamakuru kuko nabivuze kuri X nabivuze nk'umuturage a responsible citizen n'uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo ntekereza ko bidakwiye abari
ruhande babona ko bikwiye